ewe shabanza nari bugeze ku mugoroba nese nabiryo wasigaje mwana ngo ibiryo of course njemba nisigarije nka chevre w'igikoni ese wanyambye mwana wanyambye oya ntago ari uko basaba uzamanze wige gusaba basaba gute se nyakubaho kadogo nje bansaba bapfukamye erega ujye umenya ko ari nge ministri w'igikoni muri uru rugo nje rwose ntanatetse se mwanje anyuzaba n'ibindi ministri we ngiye kukuguriza ariko uramutse utayampaye ubaramutse baduhembye ntuyampe ntazakubwejuza ukajya ugenda uvuga dore hagararaho senkisa uzazimba amurezi ngo nekadoguzi uko amaze kungira umucakara ubu nzajya mupfukamira kubera ibiryo akijyaho amurezi gusa kado ni ikimanyu jewe nibira boss biryo reka nagufashe shaho ahubwo na bya biryo nari ngiye kuguha ndabibuze umenya ari boss ubyita ariko ibindi amurezi ariko se boss ye muri kurwanira iwanjye naso ni mufite neze kumgiye uzikuru yamfukamishije hari agamorezi koze ngaje ibyo bintu nimuzongere kurwanira mu rugo rwanjye mwabasenzi kado jewe ibintu muri Mva imbere ndababura nkatwika nkakongora danje domo wegere wapfa we yewe muziga muticumuntu ujye musenzi yewe rega buzukuru ba Hitireri muze biguhoye iki yewe wa muntu we umuntu agira gutya akahohoterwa bari abantu hari n'umwe nzimo se none umwe nzimo muri bina bicucu kanaka nta n'umwe nzi muze ihangane basi ndashamuye kandi bari kweruka nk'ukazi gashane bamfunga neza uzaguhemba shamuye nani koko kwese wapfuye ubundi urumva umeze ute shiri ubu noneho ndumva mfite imbaraga nibyo mfite imbaraga ndumva nakize ntushobora kubyumva cyane rwose ntabwo uri kumbe cyangwa uragira ngo reka kuguhangayikira shiri urumva ngiye nkubeshya shiri ndumva urimo urambeshya noneho niba uzi ko nkubeshya haguruka nkwereke haguruka nkwereke maze numva nze guterura utamwenyura n'uri kumwenyura ni ukuri Imana ishimwe baza ubwira iki ni ukubyukira ejo muri niba turi none senze iki gihe nari mwashyire ntabwo yajya agaseka umva mabuja habe n'inya bose ndabeshya habe n'inyinya mubaze bose ndabeshya baberuvugishije ukuri ni ubwa mbere nakumva atabeshya ni ukuri ntabwo najyaga nseka ku isi nk'ibeshya umva mabuja ukiri mu bitaro nawe nahuraga ntigira Imana unamuka uvuye mu bitaro tuzahita tujya mu rusengero gushimira Imana neza nzuki koko utambeshye ujya usenga bose njyewe ahubwo hari akantu nshaka kugusaba bose yego ni akantu kamwe kugira ngo upfukame
dushimire Imana ko mabuja yatashye amahoro. Dushimire Imana. Upfukasha. Nzoki cyo ntabwo nacyanga rwose. Ntabwo naje gushimira Imana ku bwashiri wanjye. Shumba sasa pfukama bose. Shyira amavi hasi. Imana ishimwe kandi agucyura. Ni kuri Imana igufashe. Pfukamisha bose. Bose mu byo guhera pfukamisha nanjye umunsi napfukamisha. Niko shambaya. Kuri ngubwe ngumukubite. Ako boss. Usigaye akora akazi nabi. Nukuri niwe wari ubiteye. Oya. Wewe wamamagaye ngo nze duhurire hari. Utuma mukubitira mu muhanda. Ugire icyo ukora kuri ngubwe. Burasubishuze kari njye bafungasha. Icyo ntago ari cyo cy'ingenzi n'ubundi. Icyo nari nguhamagaye. Boss nukuri ndenganye kabisa. Ndenganye. Igira hino shamaya. Igira hino. Dupanga byunguka sha. Niko sha. Kundeba iminsi iri kugenda iducika. Kandi nashaka yuko gaje azabyarira hari ahantu sha. Nkaba nshaka ko tumushimuta. Ubundi umupango nuwuhe sha. Boss. Rwose reka nkubwize ukuri. Ntumva nta mpamvu yo gutinda dutegereje kiriya kizoye ngo ninzuki. Gituma nirirwa nkora akazi nabi. Kigatuma ngiye ngaragara imbere yawe nabi. Ahubwo boss, nawajwe nuko soba uko yaducitse. Ntamweretse uko intama zambarwa. Umwereke uko akazi nahanze atari ibintu by'imikino cyangwa ibintu by'imishingiko. Gusa ndabizi neza kutakwera guha amafaranga yabatakaje kuri gajo. Nanga ubugoryi bwawe. Ubwo se ikintu kizimumbwiye niki? Boss rwose nawe urabizi ntago ndi intyoza mu kuvuga pe. Ntago ndi intyoza mu kuvuga. Ibihugu bikorwa byanye nibyo byivugira. Kugira ngo nkwereke ko noneho akazi naho atari imikino. Kandi giye akazi nagahawe ngiye ngakeneye. Urumva? Ngiyewe none reka ntangire nkwereke imyereko kugira ngo noneho nkwemeze ko akazi nawe ngiye atari imikino mfite. Urumva? Boss. Agiye hari kugira ngo akazi nahawe ngiye ntago ntazi. Hari byinshi nakoze ngiye utakirirwa unyigishamo rwose. Boss nawe usigaye urengera kabisa. Ibintu buri kunkorera direct turi hano twenyine. Ngira ngo nkwereke yuko nanjye murenze ubushaka. Ugomba kujya witwara neza mu kazi. Sino nanjye nakwereka yuko nanjye nakishobora. None reka nkubwira amakuru meza nzuki ampaye ukuntu yatuma dushimuta gajo. Sha ko nta mugere w'igikeri se shaho. Ibyo bintu nzuki aziyenda kuvuga bizima nibihe sha. Nyine Bugaju yapanze kujya muri nibature ya mu gitondo ku rusengero. Urumva ko rero ayo ni amakuru meza yatuma tumushimuta byihuse. Sha bibaye ari ukuri. Wowe nanzuki umushara wanyu naba nkukubya kabiri. Boss akazi tugiye kugakora neza rwose. Biryo noneho ni kibamba ndakura he. Biryo biryoshye. Umunacamano ya mukanya kiraje ngo gishaka biryo ariko ntabyo ngiye uyu munsi. Niyo mpamvu nagitindije. Kadogo none ubu ibyo by'uyu munsi ko byatinze gushya yabiziritse. Saa 8 zirageza atarambwira ngo njye kurya. Manywa ayiwe ubusaka kanyaciye umutima ku buryo ahita agwa agahita agwa igihumure ayiwe
manze nuzuza itanka. Reka manze nuzuza itanka. Ndere ko mbona imbaraga zo kubyimba umuntu. Ntabwo byoroshye. Mani warapenda kurahi. Alo. Manywa yapfuye. Manywa yapfuye aranyereye yukwita imbagu y'igihumure. Niba bigenze gute? Ayisapfa. Ahubwo ngiye kumuterura muza. Nubu ngiye kumuterura muza. Manywa, kujya ni ibiryo mani. Kandi manyu ibiryo byanjye. Ibiryo byanjye. Hada nukurira ngiye kumva ko umuceri ku isahane yawe uryoshye. Kandi nabyumvisha uraryoshye. Kandi wambwiye ngufasha nakubwejo. Nukuri uraryoshye. Ngufasha nakubwejo. Uraryoshye nyine nabyumva. Manywa. Kanze ngukubitire inyana y'imbwa ngo ni Manywa nyikosore ku buryo utazongera kunyimira. Niko Kado, ugiye gukosora ndebe tumuta dukingurira. Mabuja narotaga. Nyanyanya. Narotaga mabuja. hakuze kari agasuzuguro k'agasumburutso koko. Ubu Sarisi umugore wanjye ageze hasigaye akina agahinde n'umukozi wo mu rugo Kadogo. Kanze nkwereke iyi mbwa hano.